Ntabwo wigeze udatinga n'umugabo kandi nkweyo married kandi nkweyo twaradetinze ariko nawe oya reka ndakubeshya nari mbizi gusa sinakongera. kubera iki utakongera? Tubwire nk'impamvu utakongera. Mbo impamvu ntakongera nshobora kongera. Okay, na datinganya n'umuntu aza kujya kwiga hanze. Agiye kwiga hanze, brother wiwe araneta. Turakomezanya. Kandi wari ubizi? Oya njye nari mbizi. Iki nati listen we don't judge. Okay, iki cyakabije. Uretse gatoyi byarangiye gute? Wemera ko uyu muntu abyaye impanga? Umwe abaje mu buryo butateganyijwe. Umwe ni mistake bayabayeho. Kubera iki? Ntabwo mbyemera. Icyo byumva gutyo. Ejo kivuyeho tugaruka mu bindi naha scovia igikombe. Mu bagore, mu gitsina gore. Yeah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Uyu munsi video y'uyu munsi tugiye gukina game yitwa Never Have I Ever. Ni umukino baratubaza ibibazo none twebwe tuvuge niba twarigeze tubikora yego cyangwa oya. Noneho ikintu nuba waragikoze uzajya unywaho unaduhe tea y'ukuntu byagenze, tubwire ukuntu byagenze. So ndi kumwe n'umutumirwa inshuti yanjye magara, my best friend Tonny, ni umukinnyi wa filme, umukobwa mwiza cyane. Tonny turakwakiriye. Murakoze cyane. Okay. Ntabwo dutinda se wumvisha game ukuntu tugiye kuyikora. Wigeze na rimwe usaba sheri wawe cyangwa se ex wawe kujyana out? Kukujyana out? Kuri date? Mbese kugusohokana? Lakini kumusaba ngo ati sohokana. Oya? Yena arakimusabye. Oya ushobora kuvuga? Ushobora kutabimusaba mu buryo buri direct. Ariko ukawavuga ati warse tugasohoka. Just like that. Oya? Ntabwo nabikoze. Okay. Ese ikibazo cya kabiri. Waba warigeze ugirana amakimbirane n'ababyeyi bawe? Na rimwe? Kenshi cyane. Cyane. Cyane rwose. Si ngombwa ko tubisobanura ibyo ngibyo. Okay, ikibazo cya gatatu. Wigeze kudatinga n'umugabo uri married? Imatoni utabeshya. Ntabwo wigeze udatinga n'umugabo kandi nkweyo married? Kandi nkweyo twaradetinze ariko nawe oya reka ndakubeshya nari mbizi gusa sinakongera. Kubera iki utakongera? Tubwire nk'impamvu utakongera. Mbo impamvu ntakongera nshobora kongera. Impamvu ntakongera nuko abari abana beza. Sheri abagabo bari mariye batanga amafaranga pe. Iyo kwikundira guha ibifaranga mwinseka ntabwo turi kujyanira turi kuvugisha ukuri. Turi kuvugisha ukuri. Ujya kubona ukabona mudaruka nko kuvugana ukanda kohereje amafaranga. Bari abagabo bari responsible. Gusa sinzongera. Mbese nicyo cyatumye udatinga nawe? Na datinze nawe ntabizi nyuma nza kubimenya. Nako ndabeshya. Okay. Cyandi kubeshya. Okay, yarambeshye ngo yatandukanye n'umugore we ngo ntibakingo nta nubwo ngo bajye bavugana. Byabite. Nanjye ngo nigeze kubimbeshya ndabyembera. Wigeze ubeshyaho umuntu cyangwa se wigeze ubeshya kugira ngo ubone akazi? Kugira ngo umuntu aguhe akazi? Like kugira ngo umuntu aguhe akazi nyine ukabeshya ikintu kandi kitazwi cyane. Ibyo ngibyo byo habya ntabwo. Nabikoze. Kugira ngo ubone akazi. Ubone akazi. Nabikoze. Ikibazo cya kane cya gatanu. Wigeze ukundana n'umuntu ariko ukamukunda mu nyungu zawe bwite nyamara feelings za nyazo zidahari?
njye ntabwo narabikoze sura naramukundaga ariko erega byari talking stage n'uwo mugabo uri mariye kandi ukuri nuko ntari mbizi pe ntabwo nakongera okay ubwo nabikoze warabikoze of course kandi turi kuri talking stage feelings zigenda ziza gake gake twarenze dutandukana nta feelings zaza nari ninjye wabivuye ndapfuye ibyo ngibyo njyewe nkunze umuntu mbamukunda ikibazo cya gatandatu wigeze usohoka ugasinda nyine ukaba ewana ukaba blackout hahandi bagutahana nyine bakurandase Tonny ntabwo byigeze bimbaho njyewe nyinywa inzoga sinigeze nsinda ngo mbure ubwenge ku buryo ntibuke ibintu byabaye ntabwo bijya byambayeho nta byatubayeho okay ikibazo cya karindwi nta byatubaye hanyiganye bajya muri buga byambayeho rimwe byabayeho rimwe tunari kumwe mbese amahirwe yagize uko twaturi ariko disi narisinziriye umva nkubwe wa musore we turi kuri kamera katwitonde sinasa niryamira ese niryamira ndisinzira ku meza reka ngubwire ko bitaje yes we Ivy mu rugo bazabireba mbabarira Ivy twagiye ahantu gutembera si hano ntabwo ari hano hafi ni kuri ariko nababwiye n'ukuntu twabenyanye tujya ahantu twagiye gutembera hano tugeze nimugoroba nari naniwe sheri turasohoka twicaye muri bare haza umuntu irankuru yaragusekeje ntabwo njya na n'ubu ngubu yamamagaye tabibi araza aratangira arasinzira gusinzira njye nta kintu byari binanwaye nta n'icyo byari bimbimba umuntu ashobora kunanirwa agasinzira kandi mutari buhite mutaha ako kanya Ivy arasinzira ku meza asinziriye ku meza haza abantu bari baje nyine kutujoyininga kuri tebo twari twicayeho umuntu araza aradusuza twese arangira ngo nabasuje mwese uretse uriya mwana waruhutse narasetse uretse uriya mwana waruhutse narasetse ntabwo iyo mpunge nyibagirwa ariko nyine ibyo bintu Tonny byanamusekeje byata arasekeje ku buryo iyo mubonye ndaseka Tonny umva nkubwire titi uyu nguyu si umwizere si umuzi shawe umva nkubwire ntukajya ukunda kumbeshya yitira ari kuri moto ndiyitira okay twangiye ikibazo cya karindwi uzi ko abantu guys arababeshya waba warakunze bwanya bw'ubuzima bwawe ukarara udasinziriye nyine like ntunarye washwanye n'umusore n'umuntu mwakundanye nyine wa muntu mwakundanye uvuga muri rusange umusore warakunda n'umusore ugashwana ariko mukundana byanyabyo after that iryo joro mwashwana niwe nyine ukumva like nta kintu cy'ushaka no kurya mugakundanira ukarara nyine utabose ari impfuye uko gukungura ntako nayo nagira njyewe nijya shagisi byambayeho njyewe cange byambayeho numva ntago ubwo naniwe kurya naba ngiye ndwaye ariko ntago sheri ujya kurya ukumva n'umurimo mwinshi ibyo bikora abantu bahaze cyangwa cyangwa nani mwese muri mu ruganda rwa sinema sio waba warigeze ubona ubwambure umustage runaka w'umugabo muri kuri set like kwa muri kuri set kwa kundi muri guchanging imyenda ugasanga n'imfumu y'icyuma par accident usanga umuntu ari kwambara abana nabi wapi nanjye wapi kabisa ikibazo cya 9 waba warigeze ukoraho like sex chat cyangwa kuri phone like like chat cyangwa kuri video call kuri ni video call ni sex chat abakubiyemo kuba hari muze kuba exchanging notes hari muze kubaho video call cyangwa se muhita bicyo muza gushaka koresha oya wari wakundana n'umuntu
after that nyuma ugakundana n'abavandimwe ariko utabizi cyangwa se ubizi ukadetinga n'umuntu ukabona datinga n'undi bavukana usanga datinze n'undi muntu ufite n'isano tureka ko bavuga ngiye byambayeho inkwa nyine ngiye byambayeho shawaya umva ko urujuje wapi iyo tibi irakeneye cyatwaye tubwire ukuntu wabimenya n'ukuntu byagenze ntago sinzi uburyo nabisobanura shaka uburyo wabisobanura nigeze okay na datinga n'umuntu aza kujya kwiga hanze agiye kwiga hanze brother wiwe aranireta turakomezanya kandi wari ubizi oya njye nari mbizi iki listen we don't judge okay iki cyakabije uretse gatoyi byarangiye gute byarangiye gene nkomeza zangije n'urina uwagenda mwihorera ntago uri hanze udahari urugiti n'ikimubwira nyine ntago yigeze abimenya yarabimenya ariko nta kintu byamwafekise wow shangiye kugabanya urukundo ngira disi kari urarugira tandarugira cyangwa cya 9 cya 10 wigeze ugirana relationship n'umustar muri kategori ariyo yose muri showbiz wo mu Rwanda tuvuga kategori yose turavuga like relationship ari umusitari wo mu Rwanda yego Tonny yari gusoma yego ahubwo namuvuga ariko byabayeho yego irahagije yego irahagije kuri kubw'umutekano we irahagije gusa buriya n'umwe Tonny kuri wowe umwe gute ni benshi oya si ngombwa ngo hazemo imibare si ngombwa ngo hazemo imibare gusa byarabaye okay tugiye guhindura topic mo gakeya tuve mu bibazo tujye mu bibazo rusange ndayabaha topic imwe muduhe ibitekerezo ukuntu yumva ariko muduhe na solution it's okay mwemera ko slay queens baba bamwe mu bantu batera ubukerarugendo mu gihugu runaka cyangwa mu gihugu aho cyane yego gusa tugira impamvu yo noneho ni ukuvuga ngo ukuntu ngewe navuga ngo slay queens zishobora gutera urukerarugendo tuzwi nyine ari nk'abantu bavuye nk'ahantu baje kureba ibintu runaka biri muri icyo gihugu ibyagiye kumva n'abakobwa bo mu Rwanda gusa nabyo bitera urukerarugendo hari abanyamahanga benshi baza baje guhura n'abakobwa bo mu Rwanda cyane rwose bakurikiye ubwiza cyangwa kumva ati mu Rwanda aba bakobwa beza nanjye niko mbyumva vrema ikibazo cya kabiri wemera ko sinema nyarwanda ikiri loko kubera iki ni iki cyakorwa kugira ngo itere imbere ive ku rwego ruri loko ntabwo nemera ngiye ko ikiri loko turahera kuri wowe ngiye ntabwo mbyemera ko ikiri loko kubera yuko hari projet nyinshi zijye zijyanwa mu bihugu byo hanze mu ma audition atandukanye so rero ntabwo bikiri loko gusa abantu twakora amafilime akagera hanze imipaka n'iki baracyari bake abantu babikora bake cyane ariko ntabwo navuga ngo biracyari loko biri kugenda biza ntabwo ikiri loko nkurikije ibihe byabanje ariko nanone haracyarimo urugendo runini turacyafite akazi pe katarimo kwirara ariko ntabwo bikiri loko muri ako kazi rero kagihari ubona ari nk'akayi gakenewe katari gukorwa ibyo njye ntabwo ari njye ubimenya kuko nta filime nari nategura ngo nzanire impinduka abanyarwanda sibyo kubera ko narazanira impinduka abanyarwanda rero ntabwo navuga ngo ni iki kibura muri iki n'iki gusa nanone nkurikije ibihe uko byari bimeze kera ntabwo sinema nyarwanda urwego yahoze hari gukiriho ubona ko yazamutse cyane ikibazo cya gatatu wemera ko YouTube
yishe sinema nyarwanda ariko nanone igatanga amafaranga ku bayikoresha. Njye ntekereza ko ikintu kiguha amafaranga kitakwica cyane. Thank you so much. Nese ikibaye cyarishe sinema ntabwo baba bakomeza gukora. YouTube yishe sinema gute nyarwanda? Ni ukuvuga ngo ikintu like impamvu iki kibazo ubundi YouTube ntabwo yemerewe gucaho sinema. Ubundi YouTube niyo gucaho like ama advert ya sinema wenda ya filime zasohoka, gucaho amabwiriza ya sinema y'amafilme. Ubundi YouTube ntabwo yemerewe gucaho filime nyine bitwa ko ari filime. Ayo mabwiriza yanditse, ayo mabwiriza uri kutubwira yanditse ko hari ibigomba gucaho n'ibitagomba gucaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari amabwiriza ya YouTube kumutera kuko YouTube ifite amabwiriza y'ibintu biri gushyira no gushyiraho, ariko mu mategeko ya sinema filime iri professional ntabwo yemerewe guca kuri YouTube. Cyangwa se nanone filime yemerewe guca kuri YouTube ni filime yabanje gusohokera ahandi ikazanwa kuri YouTube nyuma. Ibyo tujya tubibona sibyo? So impamvu bamwe mu bantu bavuga ko sinema nako YouTube yaba yarishe sinema nyarwanda sibyo, ni ukubera ko abantu benshi bajya gukora filime batitaye ku buhanga bwa filime bagiye gukora, ntibashyire mu bwenge bwinshi bwa filime bagiye gukora, abo bitaye kuri public bagiye gukora n'amafaranga bazakura. So niyo mpamvu nababashije ngo wemera ko YouTube yaba yarishe sinema nyarwanda ariko nanone igatanga amafaranga kuri abo bantu bakora sinema nyarwanda baproduce kuri YouTube. Igisubizo kiracyari cya kindi kuri ngiye kuko ngiye ikintu kiri kuma amafaranga ntabwo ambwa ko hari ikintu ndi kwica. Bo reka nkubwire hari ikintu ushobora kuguha amafaranga ariko kikaba cyagira iki cyakwangiza. Yego. Ugapfa kurundaho ibyo ubonye kubera ko ukeneye amafaranga. Kuko ariko nanone sinavuga ko ari bose babikora. Hari abakorana filime ubuhanga ku buryo ureba bati uyu muntu ni umuhanga, ariko hari n'abandi baza akavuga ati oya wepfa kurundaho ni YouTube si Netflix kubiri bumembe abo barahari gusa nyine nanone YouTube kwari bivuze ntago ari we yabyishe kubera ko YouTube ni isoko ryashyizweho. Umuntu isoko rero iyo umuntu afunguye nka market runaka tuvuge nk'iyi nzu bakayifata bayigira bakavuga ati buri muntu wese yemerewe gucuruza. Uzazana ibiri class uzazana ibiciriritse ntabwo bazavuga ngo wowe ujya gucururiza ahandi. Ubwo burenganzira bo babutanze ibyo biri buze muri iyo nzu ntabwo bibareba. Njye niko mbyumva. Ubashije guhura na His Excellence sibyo ufite kumubaza ibibazo bitatu bijyanye no guhindura showbiz nyarwanda muri rusange hatarimo sinema byose n'ibikubiyemo byose, yaba sinema yaba imiziki yaba kubyina yaba umunyamakuru yaba byose, ni ibihe bintu wamusaba ko yahindura cyangwa se yakongera muri showbiz nyarwanda kugira ngo showbiz yacu ibashe kugira higera ive ku rwego rw'ibintu none? Okay, ikintu cyambere ngiye mise nekereza muye na His Excellence wenda mfite amahirwe yo kuvuga ngo ngiye kumusaba ikintu ngo dukorera iki kintu, namusaba ko yadukorera nka studio ziri international, uvuga ngo zirimo bya bikoresho biri international, urukumva zirimo nyine ibintu byose bikenerwa ku buryo buri international, akadukorera izo studio zo kurikodinga abahanzi n'ibiki n'amateatre n'ibintu n'amakamera ibintu bijyanye n'ibyo, akanatuzana n'ishuri ryabyigisha abantu benshi kuko hari abantu benshi cyane baba bashaka gukina filme, hari n'abazisanzwemo ariko babikora mu buryo butari professional cyangwa batabifiteho ubumenyi bwinshi. So njye namusaba ko yaduha nka studio nini uri kumva ikuyemo ibintu byose ariko biri ku rwego ruri international, kujya no ku ma stages twubaka ama stage ya danje ibintu nyine nk'ibyo n'ishuri ryabyigisha iby'imiziki kabisa rifite abarimu barenze kumva. Tonny wowe urabyumva gute? Ongera bazi icyo kibazo numva neza. Ubashe guhura na His Excellence ugomba kumubaza ibibazo bitatu bigamije guhindura showbiz nyarwanda n'icyo yafasha showbiz nyarwanda. Umva musabiye
icya mbere cyuko abantu babikora nyine yabivuze cyuko abantu bajya babikora babyigiye cyane cyane ku ba director abakameramani nyine babandi bagiye gutegura icyo gikorwa kigiye kubaho bakaba barabyigiye. Ikindi icyo ni cyo cyonyine namusaba kuko mu kubyigira habindukamo ibintu byinshi. Tugeze ku kibazo cya 10. Ariko impamvu akantu k'ubushobozi kagomba kuzamo kuko twabona ibikoresho biri ku rwego international ni ukubera ko umuntu ashobora kuba afite ubumenyi uri kumva ariko akabura ahantu abugaragariza, ariko ugasanga dufite nka bya bikoresho birenze nyine bya bindi amakamera bafatisha amafilime wenda yo kuri Netflix n'ibiki ku buryo tuba dufite ibintu byose ubundi twe tukazinanirwa. Njyewe ntabwo ari uko mbyumva kubera ko mbwira no ushatse kuvuga ko bidahari ibikoresho hari ababifite byiza buriya barahari cyane. Ikintu cya mbere ni ubumenyi. Okay, twagiye. Ikibazo cya nyuma kuri buri umwe dusoza tugarukaho gato mu bibazo birebana buri muntu. Tonny, turahera kuri wowe. Wemera ko uyu muntu abyaye impanga umwe abaje mu buryo butateganyijwe? Umwe ni mistake iba yabayeho. Ntabwo mbyemera. Icyo byumva gutyo. Kweke mbyumva gutyo. Siko mbyumva. Ntabwo nabisobanura uburyo mbizimo. Gusa icyo kibazo ushobora kuba kubisubije ubwo ni ukuntu ibintu byinshi. Akuyemo ibintu byinshi gusa ni era iba yabayeho. N'ubatateguwe. Umwe abatateguwe. Ubundi uzageze ngo hari umuntu wari wabyaye impanga byiteguye. Abyitegura yarabimenye ko ari impanga zimuri. Thank you so much. Umuntu wese abateganya umwana ugitwite ujya kwa muganga kugira niba utwite umwe cyangwa babiri. So rero ntabwo ari mistake. Ni ibintu wari usanzwe. Abari bayabayeho. Ariko ntabwo uzi kuzabyara izo mpanga ubimenya ari uko wagiye kwa muganga. Yego se ndumva nta mistake yabirimo pe bana n'umugisha. Nyine ntabwo turi kuvuga ibyo by'umugisha. Turi kuvuga ikintu kiba cyabaye haba habayeho mistake nyine kwa kwita hataba hateguwe abana babiri. Kuki se muri kubyita mistake? Oya si mistake. Muri abana babiri umwe yaje atateguwe. Bakwisamye ntabwo uzi ngo usamye biki. Ariko igiye kwipimisha bakubwira ngo ufite impanga. Ariko wowe iyo usamye uzi ko twita umuntu. Sibyo? Njye ntabwo still mbyumva. Ikibazo cya nyuma kuri ibi ngibi kiragira kiti kubera iki abayobozi b'amadini Bityo abayobozi b'amadini abenshi baba bakize cyane kuruta abantu bayoboye. Atari bo baba receiving amafaranga. Ikindi cya kabiri abantu gusenga ni byiza nta muntu udasenga. Okay, hari abadasenga ariko abantu benshi barasenga. Ariko kwifata uri umuntu urasenga uva kwa mbere usenga kugeza ku cyumweru nta kandi kazi ukora. Njyewe ntabwo mbishyigikira. Ni uburofa buremo. N'Imana ntabwo ikunda abanebwe. Urahera kwa mbere usenga kandi aba ari inyungu z'abapasiteri cyangwa n'izabo bantu naho bakorana amafaranga. Kuko abantu bagiye basenga gakeya bazajya banatura make simbizi. Ni inyungu z'abanyira amatorero kumva noneho abayoboke bakabayobesha. My gosh. Abo bayobozi b'amadini ahantu biza kubera confusing bakizwa n'abayoboye. Yego. Bivuze ngo abo bayoboye baba bari kwikura ibyo bafite cyane pe kandi ntabwo bikwiye. Ese no gukame namuyoboye. Nawe uko mushatse kuvuga ubwo. Cyabazikama pe. Bo gusanyekereza ko none se ko ntawe bafatiraho icyuma gatanga ubwo butunzi. Ariko nanjye nabikora. Mubeshye se nabikora. Bonye abayoboye amatora n'abanyabwenge. N'abanyabwenge. Urumva iri atereskuruke. No iramaze se ko nta muntu agenda ngafate nta bwangoreka akazi ariko bahora bise nanjye mbonye abantu nifatira kuri bahora bayama nabikora subwo mubeshye. Dusoza tugiye kugaruka sasa kuri buri kibazo cya buri muntu umwe gihuriye na kariyeri mukoramo ari naho tugiye
gusoreza ibibazo byacu cyangwa se topic yacu y'umunsi ikubiye muri game y'umunsi muri rusange. Ikibazo cya mbere ni cya Tonny, ndabaza Tonny ikibazo kimwe asubize niba ari cyo wumva wamusobanuza dusobanurire hanyuma nawe mubaze gutyo. Ikibazo cya mbere mbaza Tonny ni iyihe seti sibyo iyo umaze iminsi utayijya wumva wayikumbuye kumva nyine ukumbuye iyo seti Bamenya ampo ni nyinshi ariko Bamenya yabahaye ikiwe oya nta kintu yaduha nanjye ndashaka kuzayijyaho pe kuko mwese abantu benshi oya nta ngende kuvuga ku giti cyane ya seti ukumbura kabisa bavuga ati seti nge hafi ya zose ubundi njya ndazikumbura ariko akubajije rimwe % irushindi tubwire rimwe % ni iki ariko nimumbaza icyo nyikumbura ntabwo tukifuza ntabwo zatani kwa Bamenya okay Ifi ikibazo cya mbere kuri wowe ko twumva hari abadirector basaba ruswa y'igitsina kugira ngo agushyire muri projet runaka wowe izo challenge warigeze uhura nazo abadirector bagusaba ntabwo byabura kubera iki ariko ntabwo byabura byabura kubera iki turi kukubaza nawe ahubwo murambaje ndanasubiza ntabwo nanze gusubiza ahubwo ko ikiri kumva ko bitabura gusa igihari cyo mbuza ngo ntabona mbeshye byambaye kenshi cyane gusa si byiza pe ntabwo ari byiza ni nabyo bituma abakobwa bamwe na bamwe bagenda bakumva yuko umubiri wabo uzabageza ahantu kandi rwose ntabwo ari byo gusa rwose nanjye byambaye ariko nakareka ndeka gusobanura byinshi gusa byarabaye ikibazo cya kabiri kuri Tonny ni iyihe seti waba waragiyeho ntibaguhe cyangwa ngo basohoze ibyo mwumvika ntanemba nanjye ntayo sindasabwa ruswa y'igitsina icyo ni icyambere utayivugishwe ngo uzajya mu ijoro oya nibyo sinanagirana amasezerano n'umuntu ngo ujye kuri seti y'ingero yayahinduye nta na rimwe nuragera kuri seti wenda bakumira amafaranga runaka ngo bakwambure cyangwa nta muntu n'umwe arawanyambura kuva nangiye gukina ikibazo cya kabiri kuri Ifi ni iyihe seti cyangwa filime hano mu Rwanda uba wifuza gukinamo tubwire n'impamvu wifuza kuyikinamo ariko utarakinamo ikibazo kirakomeye ariko ntikinakomeye kubera yuko njyewe mba numva nanjye nakora filime yanjye ntabwo njya ngira inzozi ntabwo ari bibi pe ntimunyumve nabi ntabwo njye mu mutwe wanjye nkunda gutekereza ngo ndashaka gukorera muntu cyane ahubwo nanjye mba numva mbira ibyo bintu nanjye nabikora bikaba ibyanjye njye ntabwo nkunda kuduriminga nkorera abandi nkunda kumva ko nanjye nabikora barahari b'abahanga mba nifuza hafi ya bose benshi ariko njyewe undi icyo ngicyo ugiye kukimbaza nkumvugisha ukuri iyo ngiyo ninjye wayikorera ikaba ari iyanjye ikibazo cya gatatu kuri Tonny hagati ya Kiramani na Bahavu ninde muntu muri connect cyane ku buryo anytime ushobora kuba mwamwitabaza agahita habera igihe mwitabaza asubwo mu biki njyewe like ni ukuvuga ngo umva kwitabaza umuntu ntunyumve gutya nyine wa muntu muri connect cyane mufitanye relation nyine mufitanye umubano hagati y'abantu babiri mufitanye umubano ku buryo ari wa muntu kumva wihuta kumva nawe ukaba wihuta kumwumva bitewe n'uko muri inshuti cyane hagati y'abantu bombi ntubeshye ndamuzi bombi nyine dufitanye connection connection ntabwo nta muntu unganya n'undi connection n'abana mu rugo ntibanganya connection ku babyeyi ubu niho dushaka ari hagati y'abantu ni Kiramani ari dushaka kumaza kuri ibi ntacyo ikibazo cya gatatu kuri Ifi niki uvuga ku bana b'abakobwa bafite impano ariko babanza kwishyura amafaranga kugira ngo bashyirwe muri projet runaka bamwe muri bo bakagira amahirwe ko amafaranga batanze bakishyura muri izo projet abandi amafaranga yabo bakayaribwa n'izo projet ngo zikwiye babireka ibyo bintu nyine ese mu by'ukuri ni ukuvuga ngo dusoza iki kibazo ese mu by'ukuri ubundi byakwiye ko umwana ufite impano yishyura amafaranga kugira ngo ajye muri projet runaka wapi hari
baba bashaka guca inzira za bugufi kuko hari amakasitingi ajya abaho bashaka abakinnyi ibyo mwese murabizi bibaho nubwo hari abenshi baca mu bikari baba baziranye n'abandi ariko hari igihe kijya kibaho bagakora casting bari gushaka abakinnyi bajye bihugura bakora ibishoboka byose iyo ufite impano hari igihe birenga ko umuntu yagusaba ngo kuryama nabi iki iyo ufite impano still ugerayo tu utagiye guca mu nzira za bugufi ukajya mu makasitingi ahantu hose nk'aho abandi bose batangiriye ikibazo kibanziriza icyanyuma kuri buri muntu Tony ikibazo kibanziriza icyanyuma kuri wowe kiragira kiti ntabwo ugiye kure y'icyo ngicyo kubera iki casting nyinshi zo mu Rwanda haba harimo amafaranga runaka yo kujya kuzitabira nta casting amafaranga gute like buri casting ifite cost y'amafaranga utanga kugira ngo uze muri casting ntabwo ibyo narimbi ntabwo ngiye byambaho nanjye ibyo ntabwo ntabwo ndi kuvuga ngo byakubayeho ndi kuvuga urugero amakasitingi amaze iminsi yose arimo arafishwa azakorwa mu Rwanda usanga casting kugira ngo witabire ngo amafaranga runaka ngo 10,000 ugomba kuzatangwa kugira ngo nyine uzajye muri iyo casting ese koko wowe bumva ko hari casting yabaho ikakenera cost runaka ku muntu uje kuyikora ntabwo ubundi nk'icyo ngicyo wabajije cyenda gusa nk'icyo ubajije ubundi reka nkubwira ntabwo ugomba gutanga amafaranga kugira ngo werekane impano yawe ahubwo bo bagomba kuguha amafaranga kugira ngo ugaragaze impano yawe so niyo mpamvu nyine icyo nabivuga ntabwo umuntu bwa mbere agomba gutanga amafaranga casting ariko nanone mwibuke ko umunyarwanda yaciye umugani ngo icyo umutima ukunze amata aguranwa itabi sometimes byaterwa it depends kubera iki n'abahanga bandi twita abahanga muri sinema bashobora nko kumva casting runaka igiye kubaho bakaba bayibyiganira ku buryo banahatanga amafaranga kugira ngo bazagaragaze iyo mpano hari ahantu waca byonyine niyo wahaca rimwe ubaka izina ry'iteka ryose niyo mpamvu mbyumva ko it depends none se like kuri icyo kibazo tukivaho kubera iki hari abatanga amafaranga bakaza muri casting umwe agatsinda casting abandi bagatsindwa casting kandi bose batanze amafaranga angana biterwa n'ubumenyi bababonye n'ubuhanga bababonye ibyo bindi bivanye n'iby'amafaranga ibindi n'ubumenyi ikintu nese we yakwishyura igihe cyabo nta mafaranga asubizwa sheri bamureba mu buzima busanzwe nta mafaranga best actor na best actress wawe mu Rwanda ninde tuna best actor kwande tuna best actress ntabwo ndi bugisubize kubera ko utari bugisubize se kubera ko njye ntabwo navuga umwe vuga umwe n'umwe vuga umwe nta kintu bitwaye hari umwe akavuga ati oya vuga umwe tubwira umwe erega iyo uvuze umuntu umwe ntabwo bivuze ko abantu banzi ubajijwe umwe ariko wandi ushobora kuba ufite 20 ufana use ko hari igihe umuntu avuga ngo njye mbona mu magi kutavuga nose no kupa umwanzi rero mere mu bahungu uko ari umwe se mere mu bahungu ariko barimo benshi b'abahanga ariko wenda ngiye kuvuga umwe ariko uriya mutipe yitwa arazwi nuko ntwigisha mana kuvuga umwe biragoye oya muvuga nta kintu na kimwe bigoyemo rwose njyewe mbona Bamenya azi gukina cyane okay ni wo mu bakobwa rero mana basi reka mvuge babiri ariko se uvuga iki babiri nabi wawe giti cyane ni Ivy okay ni we ku giti cye ni Ivy Tony uba wumva uteganya kuzakora sinema yawe cyangwa filime yawe ryari ntabwo nari namenya umunsi n'igihe pe
kuko ni ibintu ngambirira buri gihe. Icya mbere sinashyiramo n'imbaraga kuri YouTube channel yanjye. Nimara cyo koza nko gushyiramo imbaraga nambukije nk'utundi tuntu nzatangira gupanga filime yanjye. Abakunzi bawe bijeje ko uzabaha filime yawe. Bategereze niba hashira imyaka 100 bazambona. Ntabwo izina rijya rivaho. Ikibazo cya nyuma kuri IV n'ikibazo cya nyuma kuri Tonny. IV sinema nyarwanda cyangwa platform ya sinema nyarwanda kuva wayinjiramo imaze kukumarira iki cyangwa se imaze kugukoreka gushyira he mu bijyanye na platform? Mu bijyanye na platform. Tuvuga platform. Platform n'ubundi nicyo kintu kikubaka. Platform ni igwira kanunaka, platform ni guha kujyana mu yandi mafilm, platform ni kujyana mu publicité, platform ni kuza n'abantu. Nyine like sinema nyarwanda ni hehe yagukuye taruri tugejeje right now? Ikintu cya mbere hari ukuntu natekerezaga ibintu ama expectation yatabaho cyangwa nkumva nko kugira ngo ukore filimi ni nk'ikisi nkumva nko kugira ngo ukore filimi ni ikintu cyashorwa hari nk'umuntu umwe cyangwa gifite abantu bagomba kugikora abandi badafite. So ngiye ikintu navuga kitari kuba by'amafaranga kuko amafaranga yarabiraho n'ubumenyi kandi ubumenyi bw'uko nanjye nshaka gukora iyo filime bigakunda ukumva no kugenda umenya gukina ubumenyi muri rusange nicyo navuga. Tonny, icyo kibazo nicyo twese turi gusorezaho. Platform nyarwanda cyangwa platform ya sinema nyarwanda ubona hari ikihe kintu yaba yarongereye ku mibereho yawe ya buri munsi cyangwa se Shangewe reka mubwize ukuri. Njyewe ibintu byanjye byose ni grace. Byahinduye ibintu byinshi pe. Ni byinshi wenda najyaho ngo ndondore ngo byaminduriye akanima. Icya mbere biranunze. Aka kanya bimbesheje. Ubuzima bwarahindutse binyuze muri byo. Ikindi cya kabiri wenda najya menyera gihora kincanga gihora nyine niba mba nabyibagiwe wenda. Ariko kwa kujya ahantu nyine abantu bakaza kugusuhuza. Kuri umustar muri make. Nyine ntago ngiye mbyita ubustar kuko sinjya nibuka ko ndi umustar cyangwa ngo niyita umustar. Sindiyita umustar. Sindicanye ngo numva ngo ndi umustar. Kuko mu mutima wanjye ngewe sinjya nemera ngo umuntu w'umustar. Umustar ni yashobora gukora akazuka. Cyane. Ariko ikintu cyanunguye cya mbere ni ukubona umuntu agiye nk'ahantu ukabona nyine baje nko kukubaza ngo se ngo tubwire ngo ngo uzapfa se burundu ngo se ngo uzazuka ngo none se ngo muri filime runaka cyangwa bagatangira kukwita ya mazina ukoresha muri sinema. Ni ibintu binungura cyane ariko. So dusoza tugana ku musozo. IV wa hostinze n'uwo wakiriye mugiye uko muri babiri nk'abantu muri industry imwe cyangwa se muri sinema mwabwanyu hagati yanyu mugiye kwibazanyiza ikibazo kimwe muradusezerera umushyitsi wakiriye dusoza. Tonny asubiza nk'abanyapolitike. Umva biragoye. Nzajya muri politiki. Aho Tonny waba nayo byinze. Waba nk'umudirecteur ukangana ugira amahane. Ariko gusambeshye. Ndakugira ngo ubwe ko abantu bose bamushyaka y'abantu yabarangiza. Arambeshye ngiye umuntu muyobora neza nk'umwana wanjye niwe wa nta gitsure ugira igitsure kuri level yuko nanjye afite inshuti ndafiswa parents ibona ari igitsure ngiye bamusetse ariko se umuntu yinjiye mu buzima bwanjye gute reka tujye kubazanya ikibazo reka nze ubwembere ko maze cyose nanjye ndi inshuti hajya nshaka gukora ikintu akagira gutya imana nkagira ngo ngane IV ni umwana kuri njye yego ngo bagomba kumugenzura cyangwa kumureberera niko nabyita. None se yakora ibintu mbibona ko ari yataye umurongo nimba imubwire aho ntago nabamubereye ntago nabamubereye. Gusa nyine ikibazo nakubaza ikibazo mugiye kubazanya ntabwo ni ikibazo kiri out of career. Gisanzwe cyo mbese ntago ari cyo muri sinema. Ntago ari cyo muri sinema, ntago ari cyo muri showbiz. Kimwe kiri personal cyangwa se kiri mu buzima busanzwe. Tonny uzakora ubukwe ryari ushaka umugabo nyine cyangwa ugire reka nikubaze muri ubu buryo ujya wibona ufite urugo wenda n'ubu ndarufite
ariko Tonny nsubiza uri kunshalenjinga nsubiza oya mbaza ikindi kibazo kuko icyo ngicyo wenda aka kanya abo tuvugana ndarufite urugo sinibyo byose ushaka urugo ni ibintu bitandukanye yego ubukwe n'urugo ni ibintu bitandukanye nabuze baherutse gukora amakwe ni amezi 3 nabwo mu politike ari undi murashaka guhita Ndasaba nawe ukoresha ubwenge bwinshi kumubaza. Yes. Ubwo so yegera ya president ugapako. Azagera president ugapako. Wigeze ubona president asubiza kabiri. Muri make ubundi imbere muri make ndi president aramubajije ati iyo utaza kwisanga uri president wari kuburinde pilot. Finish. Ntabyo kumubaza impamvu ngo muzice muziyenzira. Arose kuba gusubisha ikintu cyane. Ngiye kukubaza. Yego hari ikibazo bambajije batakubajije numva nifuzaga ko mwatubaza turi babiri rwose kimbaza aha hano twimagine ko ufite ibikombe ama award abiri uri kumva bavuga ati aya ma award abiri ugiye gutoranya none ngiye ntago ari muri cinema gusa muri industry yose muri entertainment yo mu Rwanda ibikombe bibiri kimwe n'icy'umukobwa ikindi n'icy'umuhungu abo bantu ni bande wabiha mu bakora mu bintu byose industry tuba muri ya entertainment aba content creator abakora ama podcast televiziyo abanyamakuru abahanzi abakinnyi ba filme abakinnyi b'umupira w'amaguru abakina volley ibintu byose abantu bose nyine muri industry baba imbere ya kamera cyane bavuga ngo tuguha ibikombe bibiri kimwe ni uragiha umuhungu ikindi uragiha umukobwa wagihande mu bakobwa wagihande mu bahungu wagihande Perezida ntago arimo politike ntirimo kuba wunganiye icyo gikombe bacyita lifetime achievement okay nta kibazo iyo lifetime achievement ku bantu bayihande ku bakobwa mu bintu byose no kuvuga ngo muri football muri music muri cinema havuyemo politike wenda reka kubera ko ntazi cyane ibindi bintu cyane sinzi reka wenda mvuge nko mu bahanzi n'ibiki umuhanzi naha igikombe nagiha amalone lifetime achievement oya amalone wow icyo kivuyeho tugaruke mu bindi naha scovia igikombe mu bagore mu gitsina gore yeah iyo ni bira making a sense none kintu narenza Tonny nawe tubariza ivi cyanyuma anadusoreza umushyitsi okay ni iki kintu mu buzima bwawe cyakubayeho utabashije kwakira ntabashije kwakira ni iki kintu cyakubayeho utazanye n'ababyeyi utaze wowe ku giti cyawe kikakubaho kucyakira muri wowe kikakugora ko nakira ntabwo ari kuvuga ngo ni ukudashaka kugusubiza Tonny iri kumva ahubwo ngiye kugusubiza nibwo nawe ngiye kubeshya kuko ngewe uko ikintu cyose cyaba kingana abantu bajya bagira ngo she so dramatic bla 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 ariko ngewe akantu gashaka kumva kancanga gahita kanesha umutwe ariko I promise you ndabyakira ngewe ikintu cyo kwemera ko ibintu byabayeho nka moving on ndabibasha ariko ikintu gihe ariko icyo kintu usubije hari ikintu kiza kikakubaho shocked yego kucyakira ukacyakira kubera ko like n'abagize n'abahuye yes ariko hari ikintu kiza kikubaho shocked yes nicyo nari nkubaje nibyo nanjye kumubaza nakubajije hari ibintu byose duhora nabyo mu buzima bimwe ukabyakira hari n'ibindi wakira kuko wabuze uko ubigenza ariko tubwire nk'ikintu cyaba cyarakubayeho nubwo wenda byageza kuri uyu mwaka waracyakire ariko kumva byashenguye nk'umutima ku buryo niyo igitekereje uvuga ati cyakubise aharyana Jesus Christ asha usenigiki cyakubise aharyana ndakibutse we ndakibutse ikintu cyambayeho nkumva kucyakira biranze pe ariko ikibazo nuko naje kucyakira nyine twakubajije nta kibazo bishoboka ko byakubayeho mu myaka 10 yatambutse ariko uyu munsi ukaba warabashije kucyakira ariko
kiragoye kugira ngo cyakire nyine. Niba zicyacu nawe niyo ugitekerejeho tuvuga ati ikintu cyubuze muri kiragiye cyacu nyine cyara. Sheri ahubwo subona nta icyo kintu ndakibutsa n'ubu sindacyakira. Ari umuntu wanyambaye amafaranga angana na miliyoni. N'ubu ngubu ndi kumwiga sinzi ikintu nzamukorera. Sheri nshaka kuzakurega uzanyishyura amafaranga yanjye. Kubera yuko ibiri seriye mise nyine mitekerejeho neza numva nta n'ubu actually na sinzi ariko ndakwibikiye tu. Boom amafaranga uzayama. Okay, murakoze cyane. Umuntu yaranyambuye pe. Okay, ayi dusoreze. Ibaze ko mise ndakara. Umuntu uzanyishyura kuko nutanyishyura. Ewana. Nzakugarukirana nyuma y'imyaka 5. Okay. Mwakoze kutureba, mwakoze kureba kino kiganiro, mwakoze kureba ino game yajemo n'ibibazo n'utuntu twinshi cyane. Tonny wakoze cyane. Nani mwakoze. Ubuso butani nyanzo ngira nkubone. Cyane. Abakunzi ba IV bari kubyumva. Yes, nzagaruka rwose ndi tayari. Anytime. Okay, guys, mwakoze kundeba, mwakoze kutureba twese. Mukore subscribe, mukore share, comment. Ahantu hose ndabakunda, bye.